umwana w'umuhungu umaze iminsi ibiri yose yikoreye ibintu yibye, akaba ari nk'igihano bamuhaye gikomeye. Gakora ibintu by'amasuku n'ibindi bintu n'imirimo yo mu rugo. Tumanye imyaka igera muri 4 n'igice. Naramwizeye. Aho mwizereye nkajya musigira urugo, nkamusigira inzu, nkamusigira uburiri, nkamusigira iki cyose. Umwana mushyira hano nkuko ubushyira abana mu rugo nyine bisanzwe. Nigira mu kazi nkuko mba nta kindi. Ese bura nabwo bitura hasi ngo bikunde. Genda bimuture n'ubumva byakunda genda. Oya niba ari muganga avuze ngo abyikorere kuriya nagwa bimutura ngo. Wene washo kugira ngo nukubeshya genda bimuture, nawe uri umusore genda umukuru ragara nta kibazo n'ibumva bishoboye. Ubu nagwa bimukura ngo bikunde. Ndabona bitangiye kubira. Mite muganiriza. Bose gira hino nawe arakangutse. Wabonye ko akangutse? Arakangutse. Hano. Mano. Yako nari kureba. Nase nabwo bufite. Nase shaho bitewe n'iki kunyi bashaka. Aroritwaye. Ibi nibyo byabaho isomo. Kurona gafuka turebe. Amafaranga sari kuyarekura. Imbere na yamukuragaho na yarekura. Amafaranga yanjye ashaka. Amaye. Yes, twongeye kubasuza mwe mukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ni mubina none wongeye kuzenguruka areba uko bimeze. Nubundi murabizi yuko ibiganiro ngenda nkora ku macono agiye atandukanye cyangwa kuri za murandasi atandukanye yuko nyere nanga nimero zanjye nkavuga ati ahantu muzabona ikintu kidasanzwe muzamamagare. Aha tugeze rero tuvuye n'ubundi dutembera mu bice byacu bya Nyamirambo. Aha tugeze ni ku umubosi mushaka kwibaza se byagenze bite yabaye iki. Uyu munsi wa none ubu tugeze abantu nuko ngo babahakuye bari gushungera ngo hari umukozi yakoreshaga mu rugo aza kumwiba amafaranga amwiba n'ibintu byo mu gikoni arabitwara. Ariko uwo munsi uwo mukozi akaba yakozweho n'ibitangaza ibitangaza bitandukanye kandi bidasanzwe, akaba amaze iminsi 2 ngo mu gipangu hagaze yikoreye ibyo yari yibye. Icyo nshaka no kugira ngo tugende niba twemera kwinjira tugende, niba ari kuvuga tumuganirize, niba atari kuvuga kandi nabwo tubibereke kugira ngo turebe uko bimeze. Cameraman ndagira ngo tugendane neza batubwiye kore muri kino gipangu. Gusa nanjye mbere kugira ngo nzahanga inkore wenda mbibabwira ibyo ngiye kurebayo nuko nagezeyo ngasanga niko bimeze, ngasanga ni ibintu bidasanzwe. Reka ngereyo murebe namwe umwana w'umuhungu umaze iminsi 2 yose yikoreye ibintu yibye, akaba ari nk'igihano bamuhaye gikomeye. Kandi ikindi nabashishikariza kumenya agaciro ko kurinda ibintu by'umuntu aba yakurindishije n'ubitware, kuko hari gihuriramo n'ingorane zigiye zitandukanye. Ndagira ngo tubane kuri kino kiganiro, natwemera kuvuga biraba ari byiza cyane, natatwemera kuvuga nabwo kandi ndagira ngo mbibereke bishobora kubaha experience yuko namwe ibintu wenda mwateganyaga gukora mwabihagarika, kuko ntabwo ari byiza cyane. Cameraman ndagira ngo twinjire muri kino gipangu kuko niho ari muri kano kanya. Reka ndebe. Cameraman ndi kumureba arimo twakomanze se tukinjira akwe ngo tumurebe hano mu idirishya. Ngwino mukwereke. Wamubonye cameraman? Ngo amaze iminsi 2 yose kadukane kuri sonire bashaka kudukinga kugira ngo badukingurire, kuko uyu mubosi aha ngaha twavuganye arambwira ati nta kibazo, kubera ko umuganga wakoze ibi ngibi ninjye wamuhuje nawe kuko yagiye akura abantu benshi bitangaza. Ndavuga ati rero niba wibwe, kuko n'umubosi agiye kunkurikirana, ndavuga ati rero reka nguze nawe ubwo niba bavuganye niyo wakoze ibi ngibi. Reka twinjire turebe uburyo yabikozemo, turebe n'uburyo wenda uko biri burangire. Wowe pfa kubikemura cya mbere. Ndabona kinguye. Mwire boss. Umeze utese? Ndabona umuhungu wawe yahageze. Maye kubwira ariko.
uno muganga abantu benshi ntabwo bamwizera ko yakora ibintu nk'ibi ngibi. Njyewe nakubwiye nti ibintu uva bibyirebere. Uyu muhungu uramuzi. Oye njye ntabwo njye muzi njyewe naje hano umunsi naje hano ntabwo nigeze mubona. Yagukorera gwe ngo. Aha kana rero niko kakoraga aha ngaha gakora ibintu by'amasuku n'ibindi bintu n'imirimo yo mu rugo. Tumanye imyaka igera muri 4 n'igice. Naramwizeye. Aho mwizere rero nkajya musigira urugo nkamusigira inzu nkamusigira uburiri nkamusigira iki cyose. Yego. Umwana mushyira hano nko kubushyira abana mu rugo nyine bisanzwe. Nigira mu kazi nko mba ntakize isaha de turi saa 10:45. Ubu nibwo cyagera se? Nje musanga aha ngo hamagaye nkubwira ngo nje musanga aha ngaha. Nuba cyabyikoreye ngo yavuye ngo bitwaye sinzi niba ari Muhanga niba ari Rwamagana niba ari ngo abyikoreye. Urumva? Dore yantwaye amafaranga 30,000 by'amadolari. Atwara n'ibindi bintu byo n'igare ryanjye nagendaga ryo umwana twagendaga muri weekend. Ese bura nagwa bitura hasi ngo bikunde. Genda bimuture nebumva byakunda genda. Oya niba ari muganga avuze ngo abyikorere kuriya nagwa bimutura ngo. Wene washo kugira ngo nukubeshya genda bimuture nawe uri umusore genda umukuru hurira gare nta kibazo nebumva bishobora. Ubu nagwa bimukura ngo bikunde. Bimukureho. Shira hasi nako byakunda. Ubu nako byakunda kumuvaho. Ndetse imvura nibwo abunira aranyangirwa guri. Iyi mvura rero one kujojodo. Iyi mvura one kujojobo ntago ari imvura isanzwe. Niyo muganga yohere. N'amafaranga arayafite. Byose birahari. Baba we n'amafaranga arayafite. Byose birahari. Ye baba we. None umuntu n'imyaka irenga igera muri 5 ukamwiza akaguhemukira. Nange nta mutima yaje abyikoreye gutya. Nta mutima wo guhemuka mfite. Ariko yarampemukiye. Igare ry'umwana agenda kamuca kagire gorira. Atwara amafaranga bigeme ngo tunaye mfite muri sefu y'amadolari. Dore ngaya yose arafite. Akuziye ko atafite yose. Muganga yabwiye ko atacyafite yose yakoreshejeho makeya. Ariko nabwo ntacyo ndashima Imana no mubyeyi wantabaye. Baba we. Ngene mukiye mushonye sinkunda kujya mu bintu bitangazamakuru cyane. Nago bagushyira muwe bazagupfuka isura. Cameraman wowe uzamupfuka isura. Ntago yemeye kubishyira hasi nta burenganzira. Nago bune yabishyira hasi. Ngewe urasinye nkundi ngo amazi iminsi birahanga hagaze gutya. Irarenga kuko ngenza muri weekend turi kwa gatanu. Urumva? Bamwe ko hano nanjye ndamwihorera. Mayi nka data. Nese nubwo ari kuvuga. Avuga iki se? Baba we. Kamugere wa muntu ngiye ko byana haje bamubwiye mbwiye ko yari yakubwiye ko urahita umuhamagara. Yamwe ngo muhamagare ko naza kubahamagara ngiye utaragira aha ngaha. Nk'umuntu urebera rubanda. We numuhamagara arahita bimutura. Yambwiye ati wowe umuburenganzira bimukureho. Navuze nti muganga rero ngiye guhamagara umuntu urebera rubanda. Umunyamakuru ukora ku binyamakuru bitandukanye. Yego. Ibintu bigaragare kuri rubanda batazajya ngo ndi n'umurozi cyangwa ndi umugome cyangwa ndi iki. Yego. Bamenye impamvu nakoze uko n'abantu bari hano bashungire ndabirukana nimugere muvaha. Kangeye muhamagare. Yego. None se hari ikintu kimwe ndi kwibaza aha ngaha. None se biramuvaho bigenze bite? Ngewe rero ngiye guhamagara umusaza muguhe muvugane akubwire buri kimwe cyose n'ibindi bintu byose akora hanyuma yambwiye ko ari bubimukureho urumva wahageze nko nawe musabye. Ubwo ngiye mvugane na muganga nyine. Mwivuganire nawe ubwawe wumve n'ijwi ryo namumenye munamenyane ariko. Okay muhamagare twumve. Kwako nako twatinda urabona ko ari kuvunika. Basi amugirire muhwe abimuvaneho. Kwakuye n'umwana. Muhamagare nta kibazo. Umwana so umwana abasha kwiba iciyemo nimero ye. Ngiye ntabwo ndi kugote kamera zacu. We. Yego. Yego. Muga. None se nari nageze kuri wa mu boss naguhaye umukozi wamukoraga mu rugo yari yamwibye. Ubu nibwo nari mageze ariko ibintu ndabona bikiri ku mutwe ngo amazi iminsi birari ari ngo amazi iminsi bire ngo abyikoreye iminsi bire ngo amazi iminsi birabyikoreye ngo nagore yabitura ngo niko ari wabategetse. Iyo mwana yahemutse cyane tumuhana n'abandi bakora ibyo turabahana. None se ubu ngubu kugira ngo bimuveho ngena nabimukoyo nago biri kumuvaho. Ngiye gufata ubushobozi bwo kumukuraho kandi n'ibimuhora cyo kubita hasi kuko ntahagaze ko nawe yikoreye ibyo birananiwe cyane. Nago bizi ko abyikoreye. Yego.
none se ubwo turabigenza gute muga? Umbasha ugiye gufata amazi. Yego. Amazi mu njerekani? Yego. Amafaranga arayafite kandi niyayarekura. Umbasha Do n'amafaranga arayafite kandi yego muga? bandonze bacana. Eh. Ugiye gufata amazi. Mo gufata amazi. Yego. Umweje kana sanga cyangwa mu gihugu. Yego. Shira mu gikombe cyangwa ikindi kintu. Yego. Urumva? Bwira umugabo nyir'urugo guhisha. Amazi useke mu gikombe. Uno mugabo wahanga uno mu nyir'urugo uyibwe nguwo rwose ndeba uraho hafi yawe. Yego. Hanyuma ubundi bagusukamo amazi. Yego. Utorogura akantu k'akabuye hasi. Yego. Umakuru utorogura. Yego. Ushyiremo. Yego. Naragura ibuye hano hasi. Bikurikira kubikora wacyana we rwose gufata. Yego naribonye. Yaribonye. Yego naribonye. Amazi kajya kuhaye. Amazi ne yari yayamaze zana amazi. Yego. Bwira umwana ko amazi nta kibazo. Yego. Fata ibyo biromba ushyira muri icyo gikombe. Yego. Hanyuma ubundi guhenda ikibiriti ucana umuriro. Akumire gucana. Ndabaza kubwira ibintu ubanza kugira ngo tugufasha. Yego. Urumva? Yego ndi kukumva muga. Ni uko amazi ugiye kumakuru kugira ngo uwo mwana tumukure nubwo yari igisambo ariko tumubabarire. Yego. Katubikore vuba muga. None birahita bimuvaho. Kamerama igira hino. Zana amazi boss, zana amazi. Katebe ibintu muga ako muganga ibintu atubwira ibyo. Binambwira wabyumvishe. Yambwiye ngo mfatire ibuye ngo dushyiremo amazi aho ngaho ngo ducane ngo tuyishyiremo ducanemo. Mucyo tuyamunyanyagizeho. Wabyikorera se ko aribyo byiza kumva kurushaho cyangwa usukiremo wambwira kibazo. Tunagaragara kuko wambwiye amazi agaragara nagwa byumvaga. Ayo twitwa bari dukeya shyiramo tundi. Amazi ngayo. We. Dore byawe ngibyo. Kura injerekani neza. Yavuze ko bari bugumane. Harya kamera matsamwe ngo muri no buye. Yakugushamo ibuye se ntago wabivuga se n'amagaze ntago wumva ibyo avuga. Ngo ncanemo. Konda bitangiye kubirasa. Ndabona bitangiye kubira. Ajyambye ngo ncanemo kanga rimwe gatatu. Gutamunyanyagizeho. Harya twambwiye nyene narugurega mbyibuka. Nutagibuka nakazi kawe. Yavuze ko yamunyanyagizeho nyene ngo nanjye ngo arashyushye nabona gari kwa kamumuranganya ntago ashyushye. Yavuze ko kondesha. Cyangwa wongere umubaze kabisa. Yavuze ko bite ikubita hasi. Cyangwa banza umubaze umuganga turebe. Oya. Ubuse. Ngo numuvane ho turebe. Reka mwana bwo n'ubu umugore. Reka. None biri kuvaho. Ande yawe kimufasheho. Burya no biri kuvaho. Dusureba biri kuvaho. Bimukureho. Mbere mwabikoraga gutya se bikavaho. Gare ryangesha. Aruritwaye. Ibi nibyo byabaho isomo. Gare ryangesha. Kurona agafuka turebe. Amafaranga sari kuyarekura. Mbere nayo mukuragaho nayarekura. Amafaranga yangesha. Amaye. Kwapfuye. Mbere no kuyafata. Kwapfuye. Hamagara uwo musaza shaka. Hamagara uwo musaza. Wanze umubwira amafaranga nako nakoresha gutyo. Kamera igira hino. Ndabona wagira ngo arapfuye. Kamuhamagare numve. Netse ko mwese muceceka. Ibintu biba biteye ubwoba.
ariko inkuru njye mba ngomba kuyikora. Urahamagara umusaza kugira ngo umuntu kugira. Ndi kumuhamagara akira parire. Ngiye kumubwira ko n'ubundi amazi aracyari kubira kamera ngo urebe maze. Yego Muzeyi muga ko tubimukuyeho akaba yikubise hasi. nakuye kari wowe Na ya mazi naryabuye nakizemo ari kubira. mazi uciyemo gatatu Nshiremo gatatu. yego kugira ngo wavuze Ngiye nshiremo. uciye amasaha Ibintu mba nkora bizankuraho. humura wacana Ahise arekera kubira. noneho ufata amazi umunyanyagize umugongo ahita akanguka Munyanyagize ku mugongo. hanyuma amahita muganira buri kimwe cyose arakikubwira Mite muganiriza. rero bumuzima Bose gira hino nawe arakangutse. Wabonye ko akangutse? Arakangutse. Ibyo nakubwira gaze. Uze heruka kuri. Niko sha. Kabe boss, Bite byawe. byiza boss. Ibintu urabizi se sha? Byanda bise. Urabizi? Oya ntago mbizi. Ntago ubizi? Nese ko biri ahangaha. Ntago mbizi ntari kubibona hano. Ubibona gute gusa nawe? Niko ye. Ndi kubibona hano. Nese yaramaze iminsi ngaha. Ariko nawe ntago ababizi ko ari ahangaha. Kandi umugabo umufaba ari kubwira. Ni iminsi ibiri yikoreye ibintu. Watutse hesha. Cyangugu. Nese mwe mumanye iminsi ngaha, mwe mumanye igihe kingana kimukorana. Uyu mwana tumanye imyaka 4 n'igice. Niwe icyangugu. Sinahinze wawe yari amwe kari muhanga. Wagize cyangwa use gute sha? Oya ni hiwacu cyangugu boss. Kwari gutitira se. Icara hasi rero neza. Icara hasi utagwa. Duhuke. Ntabwo urushye. Aya. Mana yanjye ibintu biratangaje. Ngayo nguko rero byabaye. Niyo mpamvu nshaka yuko uno muganga nta muntu uzongera kwivuga mu mujyi wa Kigali. Akubise umutwe hasi dore ko nabaye. Akubise umutwe hasi. Nese bari gutekereza. Nyine mubaze wowe. Ahubwo ngiye ikintu kimbabaje iyo biza kubera nko hanze. Hano nuko ari mu gipangu. Nibagiye kubwa muganga ngo amushyire hanze ku muhanda. Oya byihore nta kibazo. Yamaze ongera arabizi. Ariko bira. To. Ko yamwe nciyemo gatatu. Rongera arabizi. Rya kuno yabaye noneho. Wagira ngo harimo ifu. Amavuta usanga mutumongeye nyari. None se ari ikintu bya. Amaze iminsi yirukanka mu gasozi. Ayamaranye iminsi n'akawunga. Dore amafaranga ngaye. Nereza hano. Mano. Yako nari kureba. Nase nabwo bufite. Nese shaho bitewe n'ikikunyi bashaka. Mwegere mu gushaka. Bitewe n'ikikunyi. Ntago nibye. Ntago wibye. Wari witira. Rero babaye gutya kubera iki? Ibi ni ibiki wari watwaye. Si ibyanjye. Ntago mbizi boss. Kubara iminsi ibiri yikoreye ibintu. Mani biratangaje. Sinanyo tufite. Ntayo. So bantu dukunda bantu duhorana umunsi ku wundi murabibonye neza kano kanya n'ubundi kugira ngo tubone inkuru ntago biba byoroshye biba ari ibintu bikomeye muri kano kanya murabibona uyu mwana yakoraga umugabo wahangaha aza kumwiba amutwara amavuta amutwara kawunga amutwara n'amafaranga amutwara n'igare ariko bamuturikije icyangugu amaze iminsi ibiri ngo agenda mu nzira amande ibiri agenda hano ubwo yose hamwe nine abyikoreye ari ahangaha atarabitura hasi kugezaho umupapa yamamagaye n'ubundi ko adukurikirana atura muganga nabonye uri gutanga ubutunzi cyangwa uri gukora ibindi bintu bigiye bitandukanye wamuza nawe namuhaye nimero ye aza kumuhamagara ariko amubwira yuko uwamuhaye nimero agomba kuba nawe ari aho ngaho akareba ibintu birahabera ubu rero nibyo n'ubundi nandi kubafasha nubwo nari mfite ubwoba ariko birarangiye rero kubwo birangiye ni ibintu byiza cyane ni ibintu byo gushima Imana ubu ikisigaye ndabona uriya muhungu niba yabaye muzima niba atabaye muzima simbizi ariko ndabona yatuye agatege ikintu cya mbere nuko bino bintu byari kumuvaho yari yikoreye akabishyira hasi
nicyo gihe twashakaga ni nacyo kintu cyakozwe. Ikintu nakora rero no kubashimira, mbabwira yuko namwe uwakibwa, uwashaka kuba afite ikibazo kigiye gitandukanye kijyanye n'uburwayi, uwashaka kuba yabona ibijyanye n'ubutunzi no kuba yagira byinshi ageraho, yahamagara kuri nimero n'ubundi azagenda abona aho ngaho kuri nimero, kuri screen nzanye nashyiraho ni nimero y'uwo muganga n'ubundi ngenda mu bitangaza bye bigiye bitandukanye. Ngere ikintu mbangamije ni ukwikorera inkuru, nta kindi kujya mu magere ngera ahantu yakoreye ibitangaza kugira ngo mbe nakora iyi nkuru, kugira ngo mubibone yuko nta muntu ugomba kwibwa iyo nimero ihari, nta muntu ugomba kwibwa uyu muganga ahari. Niyo mpamvu ugomba kubimenya ugahamagara iyo nimero, hanyuma bakagufasha icyo ari cyo cyose baba batwaye, icyo ari cyo cyose waba ufite ikibazo cyakemuka. Ndabizi ko muganga yagikemura, ni muganga nizeye, ni muganga Gakwisi, akorera mu nce zitandukanye, hari hose waba uri wamuhamagara. Ninjye wamurangiye umubosi nawe, igisigaye ni ukuba yanshimira, kandi namwe ndabashimira muri rusange yuko mukomeza kugenda musharinga ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Twongeye guhura mu biganiro bisanzwe cyangwa mu biganiro n'ubundi bidasanzwe, tuba turi kumwe umunsi ku munsi. Ubwo turagiye rero.